ndagira ngo ntangire kubaza wibwire abakurikira igicaniro TV mwitwa bande kugira ngo tubashe kukomeza. Nakoze Egide kumpa uyu mwanya wo kwibwira abakurikira igicaniro TV. Nitwa Brigitte Masuzira, nkaba ndi diaspora utuye Birmingham. Murakoze cyane. Madame Brigitte, tugusanze hano ahateraniye abanyarwanda benshi tugera muri 450. Ese wowe kuki uri hano, mpamvu ki uri mu bandi abo 450? Impamvu ndi hano kwizihiza umunsi wa Liberation Day, umunsi wo kwibohora. Naje hano nk'umunyarwanda ukunda u Rwanda, ukunda igihugu cye, umupatriotique, je kwizihiza n'abandi banyarwanda umunsi wo kwibohora, aho twibuka intwari z'u Rwanda zabohoye igihugu cyacu, zikaba zaradufashije ku bishanga, twarakuriye mu mahanga, ariko uyu munsi tukizihiza ari umunsi wo kwizihiza umunsi RPF, ariyo RPS now yabohoye igihugu cyacu, tugashobora kwitwa abanyarwanda, tugashobora kugira freedom no kwibohora no kuba dufite aho twita iwacu mu Rwanda. Même si turi hano mu mahanga, ariko twumva turi proud ko dufite iwacu aho twita iwacu mu Rwanda. Ndagushimiye cyane, ubivuze neza, ariko ndagira ngo tubaze akantu gatoya. Igihugu cyarabohowe, igihugu kirimo kiratera imbere, ariko hariho benshi batifuriza ineza u Rwanda, bahora bifuza ko u Rwanda rwasubira inyuma, cyangwa se yewe n'amajyambere yabo yahagarara, kugira ngo ubyumva ku mbuga nkoranyambaga. Madame Brigitte, wowe nk'abo bantu wavuga iki? Ni ka message ki waha abo bantu? Abo bantu ni amashyari baba bafite igihugu cyacu. Icyo nababwira ni uko ntacyo bazashobora guca intege u Rwanda rwacu, aho tugeze ni heza cyane, kandi bafatanyije hamwe n'abanyarwanda n'igihugu nta buryo bazashobora, kuko turi abantu bakunda igihugu cyacu kandi tukifuza ibyiza. Abatifuza inabi, I'm sorry, ntacyo bazageraho. U Rwanda rwacu turi abantu dushize hamwe kandi dufite intumbero imwe, dufite vision yo kubaka igihugu cyacu, kandi tukaba dufite n'umuyobozi mwiza na leadership nziza iduha umurongo dukurikira, turi inyuma ya our good leader ariwe nyakubahwa President Kagame, udufitiye umurongo, kandi nkatwe abanyarwanda tumuri inyuma, kandi abatwifuza inabi ntacyo bazagera. Ni byiza cyane, ubitubwiye neza cyane, ariko nongere gusabe kamwe. Turimo turabyara kandi turabyarira muri ibi bihugu, abana bacu hariho byinshi bakeneye kwiga. Ese kugira ngo iby'igihugu kirimo bikigeraho, abo bana bacu, urubyiruko rw'abanyarwanda ruzabashe kubisigasira, wabashakira akantu gatoya k'impamba kugira ngo bumve neza ibyabaye abazakurikira ikiganiro? Ese urwo rubyiruko urubwike? Icyo nabwira urubyiruko ni wagira thinking big, bakagira gutekereza kwagutse, kandi nkatwe ababyeyi tukabinjizamo gukunda igihugu, tukabinjiza ko bafite identite aho bavuka. Icyo nzi cyo ni uko twebwe nk'ababyeyi twababyariye mu mahanga, dufite uruhare runini cyane rwo kubakundisha igihugu no kubakundisha kuba proud of their heritage, kuba bafite aho bavuka, kandi nkabifuza yuko batera ikirenge mu cyacu, kandi batera ikirenge mu cyacu mu kubaka igihugu cyacu, kandi bo gutekereza kuguma mu mahanga kuko bafite aho bavuka. Ibyo bakora byose, knowledge y'ubwenge byose biga hano, batekereza gutaha kuzateza igihugu imbere. Ndagira ngo gushimire Madame Brigitte, nta na rimwe ikibi kizatsinda icyiza, maze rero gushimira umwanya wawe uduhaye, ukomeze ugire ibihe byiza kandi tubifurije umunsi mwiza.
murakoze bwana Gide kumpa umwanya wo kugira icyo mvuga ku Gicaniro TV kandi aradukurikira. Mugire ibihe byiza kandi dukomeze turyoherwe no kwiyungura umunsi wa Manchester. Murakoze cyane. Thank you very much.